Nk'abantu mwe murukira mukaso rugatwara nyoko koko, umva iyi nkuru ya Alice w'imuhanga waroze mama we agahinduka ihene kandi mu by'ukuri azi ko aroze undi muntu w'inzirakarengane, ariko bikarangira aroze mama we agahinduka ihene ku karubanda. Kora subscribe ubundi dukomeze. Uyu Alice wo mu karere ka Muhanga yari afite umugabo witwa Jean Claude. Uyu Jean Claude yari umugabo w'umusirikare ufite inyenyeri imwe, ndetse baturukaga mu muryango ukomeye cyane. Aza gushakana na Alice, ariko Alice ntabwo yaturukaga mu muryango ukomeye. Alice yari ameze nk'aho ari uwo mu muryango uringaniye, kuko bari bifashije, ariko ntabwo bari abantu b'abatunzi cyane. Uyu Alice baza gushaka umukozi bamukura mu karere ka Muhanga kugira ajye abafasha imirimo ya buri munsi, ariko uyu mukozi bakamufata nabi cyane, kuko hari n'igihe cyageraga uyu mukozi ntarye, kandi mu by'ukuri uyu muryango wabaga ufite ibyo kurya. Uyu Alice yacungaga uyu mugabo w'umusirikare we witwa Jean Claude agiye ku kazi, maze Alice agafata nabi wa mukozi, maze Alice agafata nabi wa mukozi akamukubita ndetse akamugirira nabi, ku buryo ngo yakoraga n'imirimo ariko ngo uyu mukozi ngo ntarye, ngo kandi yakoze imirimo. Noneho ngo uyu mukozi yashaka kuvuga, uyu Alice akamubwira ko azabibwira umugabo we ko ajya amukubita, noneho ubwo umugabo we akamurasa. Uyu mukozi yabayeho mu bwoba. Uyu mukozi nibwo bwa mbere yari aje i Kigali, ni ibyumweru bya mbere yari amazemo i Kigali, bangaga ko asohoka. Umukozi bamuhoza mu gipangu. Uyu mukozi ntabwo yari azi na hamwe yaregera. Uyu mukozi nta kintu na kimwe yari afite yakora, ndetse dore ko nta nshuti yagiraga, nta kintu na kimwe yabaga yakora, na telefone yakoragaho, kandi icyo gihe hari kera, ntabwo hari vuba. Icyo gihe ntabwo yabaga yabona uburyo ajya no kuri polisi ngo atange ikirego. Ubwo umukozi yakuze mu gahinda k'ubwoba, yabanye n'ubwoba. Umukozi akura ari umuntu asigaye abona n'abo bana b'uwo mugore agahamuka. Uyu mukozi akura abyo abona uwo mugore agahamuka, ariko nyine ubwo igihe cyaba kigeze uyu mubosi aje w'umusirikare, ubwo nyine uyu mukozi bagahita bamubwira ko agomba gukaraba ndetse akitwara neza, kandi ko agomba kuvuga ko nta kibazo afite. Yaba yavuze ko afite ikibazo, ngo ubwo ibyaza kuba bimubaho akaba yabyirengera, ngo ndetse umugore w'uwo mubosi agahita avuga ko uyu mukozi asanzwe anamukubita, ngo ko agiye kwahukana. Ubwo nyine bakareba imbwa n'umugabo, bakareba ugomba gusigara mu rugo, ndetse bakareba n'umuntu utagomba gusigara mu rugo, kuko yahoraga amubwira ko wowe ari ubuyozo, ngo ari umwanda, ngo nta kintu amaze. Agahora amwibutsa ngo aho bamukuye ngo mu cyaro, ngo adafite epfo na ruguru. Agahora amwibutsa ibintu byose bibi, aho yamukuye, agahora amwibutsa ibintu byose rwose bibi. Uyu mukozi rero yabonaga n'andi mahitamo afite, dore ko atabonaga nuko ajya kuganira n'abandi bakozi ngo arebe uko yababwira uko ibyo bintu byari bimeze. Uyu mukozi ngo ukuntu byaje kuba byagenda, ni uko nk'umuntu wese ushaka ubuzima, ndetse nk'umuntu wese ushaka uburenganzira bwe, uyu mukozi yabashije kuba yatoroka. Uyu mugabo w'umusirikare yaratashe asaba umukozi ko yajya kumuzanira itabi. Ubwo uyu mukozi nawe afata ya noti ya 5, ubwo iryo cyari itabi nyine gihindukamo itike. Uyu mukozi ahita yitorokera, uyu mukozi ahita yigendera kugira ngo arebe ko yakemura ubuzima bwe, ariko ntabwo byamworoheye, kuko uyu mugore akimenya ko uyu mukozi yatorotse, yahise amenya ko byose bimurangiriyeho. Ariko ikosa yakoze ni rimwe gusa, ni iryo kugarura wa mukozi, ni iryo gushaka ko uwo mukozi agaruka, kuko yagize ko uwo mukozi nagenda arashyira ibye byose hanze, kandi mu by'ukuri uyu mukozi ntabwo aragiye gushyira iby'uyu mabuja hanze, yabaraga ubuzima bwe. Ubwo uyu mabuja yahise abwira uyu bosi we w'umusirikare ari we mugabo we Jean Claude, amubwira ko uyu mukozi yatorotse, ko amaze amasaha menshi ataza, ngamubwira ko agomba kugenda bakamushaka, agahita amufata ngo ndetse agahita ngo amufungisha, ariko ngo niyumve ngo ni ijambo na rimwe rye.
uyu mubosi yari n'umwana mwiza akajya amubwira se kuki ushaka kumfungisha umuntu kandi nta kosa afite, ahubwo reka twumve impamvu yatumye agenda ngo twumve nyine ko twanayikemura. Umugore agakomeza kumubwira se iyo mpamvu ni iyihe, ngo ntabwo unyumva, ngo ntabwo nkunda ngo nk'umugore wawe, ngo kubera icyo utanyumva, ngo iyo mpamvu ngo urakeka ko yaba ari iye, ngo iyo mpamvu ngo ntayihari, ngo ahubwo wowe ngo ukimubona ngo ugomba guhita umufunga ukamushyiraho ibyaha, ngo ukavuga ngo ukuntu ari umunyamabi, ngo kandi ngo yigeze kunyiba telefone. Umugabo se akavuga ngo yakwibye ihe telefone, ngo iyo nakuguriye kandi nyibona uyifite, ngo ya ngo nindi ngo baje gucaginga hano ngo yajyanye, akavuga se hano ko nta muntu ucaginga hano ko mbizi, ubwo iyo telefone koko ngo ninde waje kuyicaginga hano ko nta muntu ukigera hano, kare bwo dutuye hano koko nta n'icyumweru gishize, nta n'ukwezi, nta n'amezi abiri. Uyu mukozi akavuga, uyu mumabisha akavuga ngo nyine ngo ubwo ngo utangiye kurengera umukozi, ngo nyine ngo utangiye kundwanya ngo nabibonye, ubwo nyine ngo mufite ngo ibintu ngo mukora, ngo usigaye ukunda umukozi kundusha, ngo ubwo ufite impamvu ngo ukunda umukozi kundusha. Ubwo nyine uyu mubosi nta kindi yahise akora, kubera ari we wari uzi uyu mukozi, nyine yahise abwira uyu mukozi, yahise abwira uyu mugore we nyine ko agomba kumutegurira imyenda, noneho agahita ajya gushaka uwo mukozi nyine. Ubwo uyu mubosi yigomwe akazi ahita agenda nyine arambara, ahita ajya i Muhanga ajya kureba wa mukozi, yabwira uyu mugore we se ubundi ko dufite gusanga wenda tumubangamira akaba abonye akandi kazi, wareka akigira aho akunze, ko umuntu afite uburenganzira bwo guhitamo aho akunze. Ariko kubera uyu mugabo iwabo hari Muhanga, yaraturanye iwabo, bari baturanye n'iwabo w'uyu mukozi. Uyu mugore agakomeza gukeka ko uyu mukobwa nagera iwabo barakamubaza amakuru y'umwana wabo aho hantu baturanye nyine agomba kuba aravuga ukuri. Uyu mugore akumva ko amahitamo yonyine ari ayo kujyana uyu mukobwa muri gereza. Ubwo uyu mugabo yahise yambara nyine nk'ibisanzwe, ahita agenda i Muhanga, anyura ko agiye no gusuhuza iwabo nyine, kuba ntabwo yari amaze iminsi abaheruka nyine. Ubwo uyu mugabo ikintu cyaje kuba kibaho ni uko yahise ahita ajya kwa mukobwa, asanga ngo ntabwo ngo yari yagera iwabo, ariko ngasanga iwabo bari bavuganye, bari bahamagaye ko nyine araza, yari yahamagaye iwabo ngo bamwitegure ko agomba kuba yataha. Ubwo ukuntu byaje guhita bigenda, uyu mugabo yahise ategereza, noneho ategereza imodoka y'uwo mukobwa igiza kugera muri gare, uwo mukobwa akaba yagera iwabo. Noneho ubwo uwo mugabo akumva icyabimuteye, kuko we ntabwo yumvishaga ukuntu yatorotse, kandi mu by'ukuri bafite amezi abiri y'ideni bamurimo, akaba yajyanye inoti ya 5 gusa. Rero ko nta muntu watoroka amafaranga ye bayamufitiye, kandi ngo atoroke ari icyaha yakoze. Yumvaga ko nta cyaha yakoze, kandi mu by'ukuri ko ari ko kuri. Ubwo uyu mugabo akimara gutegereza, ntabwo haciyemo iminota mikeya, uwo mukobwa yahise yinjira. Akimara kwinjira, ubwo ahita amubaza n'umutima mwiza rwose ati kuki wagiye utansezeye, nimba wari ukumbuye iwanyu wagombaga kubimbwira nkaguha uruhushya ukaza, kuko nanjye ntabwo ndi umwana mubi wakwanga utaha iwanyu. Ese umugore wanjye agufata nabi cyangwa hari amagambo mabi ajya akubwira? Uyu mukobwa ahita aturika ararira. Uyu mugabo aramuhoza, amubwira ko amakosa yose umugore we yaba yarakoze ko ari uburangare bw'umugabo, ko nyine uyu mugabo agomba kubyirengera, ndetse yemerera n'uyu mukobwa kumwongeza amafaranga 20,000 ku yo yamuhembaga 30,000, bikaba 50,000. Ndetse uyu mukobwa atekerereza uyu mugabo amakosa yose uyu mugore we yagiye amukorera, ukuntu yamubuzaga, ukuntu yamwimaga ibiryo, n'ukuntu yamwimaga buri kimwe cyose, ukuntu yamukubitaga, ndetse n'ukuntu yabwiraga uyu mukobwa ko agomba kubwira ko azabwira nyine umugabo we uko amufatira nabi abana. None ubwo ngo uyu mukobwa w'umukozi ngo akahita ngo yicwa. Ubwo niko byaje kugenda.
ubwo uyu mukobwa nyine bakimara kumusezeranya ayo masezerano yahise yemera kuko ntacyo yari afite cyo gukora, ndetse yaragarutse mu cyaro ari umukene, yaragarutse mu cyaro nta kintu afite, kandi yari afite isezerano ry'uko agomba kugaruka mu cyaro. Yaguze imashini cyangwa yaguze ikindi kintu cyamuteza imbere. Nk'undi mwana wese wari uvuye mu cyaro yerekeje i Kigali ntabwo yari kugaruka nta kintu afite ngo abyishimire. Rero nibwo yahise yemera, ariko abwira umugabo se ko narya ni ukubera iki? Uzajya ugenda banyima ibiryo, ubwo nubwo wampa ibihumbi 50 nkavaho narya ukwezi kose, ubwo uri kumva ibyo bintu byashoboka? Uyu mugabo aravuga ngo humura, ndabizi ko nyine ubwo yagufataga nabi ntabwo wambeshya, kandi twarakuranye, imiryango yacu yarakuranye, twakuze turi bato twarakuranye, nubwo wenda naje kugira amafaranga menshi wenda ngakurira mu bantu bafite ubushobozi, ndetse nkakura bakandera nkaza kugira amafaranga menshi, ntabwo nakwirengagiza ko iwanyu mufite umuco, kandi iwanyu nibo bantu ba mbere bazi kurera. Aho twari dutuye mu karitsiye na mama wawe yaduhaga uburere rwose, mama wawe twakoraga ikosa akadukubita. Rero ndakuzi neza ufite umuco kandi wanderera abana bakabasha kuba bazima. Ikintu ngusabye ni kimwe gusa, nyemerera uze tujyane mu mujyi wa Kigali underere abana, nushaka tugende kuri botike ahantu kwa Murokore, nyine ahantu bafataga ibintu byo kwindikisha, ujye ugenda ufate amata, ufate imikati, ufate amabiswi, wenda nawe mu gihe wabuze mu gihe akwimye ibiryo nawe urebe uko warya utwo ngutwo, jya ndaza ku kwezi kandi byajya mpita mwishyura, ntabwo nzarinda mbaza ngo yafashe angahe. Ikintu cyaje kubaho ni kimwe gusa, uyu mukobwa yasubiranyeyo n'uyu mugabo, ariko ku ikondisiyo yuko uyu mugabo atavuga ibyo uyu mukozi yamubwiye nyine. Ubwo baragiye barabana, bakigera mu rugo nyine ubwo umugabo ahita ahobera umugore ngo sheri, ngo wamuzanye, ngo ntabwo asanze yibye, n'ubwo umugore ari kwijijisha cyane ngo kubera iki ngo wari wagiye, ngo ko dugufata, nyine akajya abwira umukozi ngo two dugufata neza, ko ngo buri kimwe cyose, ko nakwemereye ko nza kugura telefone, ni ukubera icyo wari wagiye. Ubwo uyu mukozi nawe nyine acisha make, dore ko we nyine na bosi bari babiziranyeho nyine ko uyu mugore n'ubundi ari indyarya, akaba ashaka kwereka umugabo we ko afashe uyu mukobwa, kandi mu by'ukuri adafasha uyu mukozi. Ngo ikintu cyaje kuba gikurikiraho ni uko nyine uyu mukobwa yabanye nabo nyine amezi agera muri 3, none ubwo uyu mugore agiye kwa Murokore kubarisha amafaranga yari ariyo kugira ngo bishyure, ngo bamenye nyine amafaranga bafashemo ideni. None asanga uyu mukobwa ngo yafashe ibintu by'ibihumbi 32. Ubwo uyu mugore ahita yibaza ibyo bintu aho byaturutse, kandi mu by'ukuri nta kintu bari bafashe kwa Murokore, uretse ngo isambusa ngo za 3, ndetse ngo na mayoneze, ngo na breba, ibintu byaraje kwishyura. None ugasanga ibihumbi byabaye 32, kandi ngo bishyuraga buri kwezi, ntabwo yagombaga kugeramo. Ubwo nyine ngo akibaza ngo Murokore ngo impamvu amafaranga abaye menshi, ubwo avuga ko ari umukozi ubimutuma. Ubwo akivuga ko ari umukozi nyine ujya uza kubifata, ubwo bagiye hamagara umukozi, ngo nta kundi umukozi yari kubigenza uretse nyine kuvuga ko nyine ari we akemera, kuko ntabwo ari guhakana. Noneho agashaka uburyo akavuga nyine ko ari bosi ugomba kuba yabyishyura, ko umukozi yabuze uko abigenza, avuga ko nyine ari bosi we wamwemereye kubifata. Byose ahita abisobanura, ahita abishyira hanze, avuga ko ari bosi we wamwemereye kubifata, kuko nyine uyu mukozi yabwiye bosi we ko uyu mama nta kintu amuha kijyanye n'ibiryo, kuko uyu mukobwa yabonye kwishyira n'ubundi byarangiye, abona ntabwo bishoboka, nyine aravuga akamugisha ukuri n'ubundi aho kugira mfatwe nk'igisambo ikiba kibe. Ubwo nyine uyu mugore acyumva iryo jambo ku mugabo we, agurira uyu mukozi ibiryo muri botike, kandi umugore atabizi. Ubwo uyu mugore yahise ahamagara umugabo aramutonganya cyane, ariko umugabo nyine ari umuntu w'umugabo, ntabwo yabaga yatukwa n'umugore mu bintu by'amafuti. Ubwo umugabo yahise akupa umugore, aravuga tuzabiganira nashe. None ubwo uyu mugore ahita atangira kurwanya uyu mukozi, batangira kubana batumvikana mu nzu.
kandi uyu mugabo yahise abwira uyu mugore we ko atagomba kwirukana umukozi, ko niyirukana uwo mukozi nawe agomba kuza mu rugo uwo mugore we wa nyawe yavuyemo. Ubwo nyine uyu mugore nibwo yahise ajya mu bapfumu ashaka uburozi ngo bwatuma uyu mukozi amera nk'umusazi, noneho ngo akahita ngo agenda akava mu rugo. Ubwo ikintu cyaje kuba kibaho ni kimwe gusa, uyu mugore koko yazanye uburozi, akimara kuzana uburozi ariko ahantu yagiye kurogesha ntago bari bazi ibintu byo kuroga koko, kuko uwo mugore ngo yamuhaye uburozi ngo amubwira uko abukoresha, ariko nyine afata uburozi arabutega neza, ngo amwereka inzira agomba kubutegamo ndetse banakora imitongero yabo. Noneho ubwo ikintu cyaje kuba kiba ni uko nk'uyu mugore akimara gushyiraho ubwo burozi, ubwo ngo ntago ari wa mukozi wabunyuzemo nk'uko yari yamubwiye ko abunyuramo, kuko yahise abwira uyu mukozi, yahise atuma uwo mukozi ahita ashyiraho uburozi kugira ngo uyu mukozi ngo asange ubwo burozi nyine buhari mu mvuga ngo naburenga gahite ngo nyine amera uko yari yabigambiriye, ngo ahita aba umusazi yirukanke ku muhanda. Ubwo uwo mukobwa ngo agenda kuri botike gatindayo, ngo noneho mu gutindayo ngo uyu mukobwa ngo akubitana ngo na mama w'uyu mugore wamufataga nabi, nyine mama wa mabuja we. Noneho ubwo ngo mama w'uyu mugore amuha ibikapu ngo byo guterwa, kuko yari aje gusura umukobwa we nyine. Ubwo uyu mukobwa amuza inyuma, akimara kumuza inyuma nyine ubwo uyu mugore kuko yaje nta kintu afite nk'umushyitsi niwe waje imbere, ubwo ngo niwe warenze ubwo burozi. Ubwo uwo mubosi wo mu mabuja ngo abe yirogeye mama we utyo, mama we ng'ako kanya akirenga ibyo bintu uwo mugore yari yakoze nyine, ngo yahise ahinduka ihene, gatangira kwabira wa mujinya bwa bugome bwa burakari umukobwa we yari afite, ngo ashaka kwica umukozi w'inzirakarengane, birangira abikoreye mama we. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru nk'izi ziteye agahinda zigenda ziba hirya no hino utasanga ahandi. Turazicukumbura tukazikura mu nda y'isi tukazikuzanira hano ukumva uburyo bimeze.